reka mbacire umugani mbambuza umugabo nawe uzava imahanga bazasanga Sakinda ari ubukombe. Ntacu uzajana ajana imbwa mu isoko n'umukobwa witwa Dunduri nakunze. Iyo akabizu Ibari byawe rero cyamba Chosirukamba cha uramwana yajaje ahubwo aradukukana kuko naje kutureka turasanga umva nta kuri kwambaye ubusa rwose ariko se kuri kuba kuri kwambaye ubusa uzi yuko mwankuru wawe nubwo yapfuye uramwe n'amashyaka kuba gasore mwese niba ari agasore ahantu afite icyangombwa ariko ibyo mvuga njye ndabizi azadutsinda n'abayobozi bose barabizi ko ibi bipangu byose y'inzu nziza gute bazi yuko ari iyasi icyo nzi kandi naturega azadutsinda oya nanjye ndizenze uko ataza akansindana n'aya mafaranga niko akansindana n'aya mafaranga uzabura reba hari wa mugabo we umva tube maso n'ukuri ariko urumva kuba maso ari iki urumva twakora kuko nyine gutanga uduceri ibyo ndi bukubwira ahubwo kwaruka mwiriwe tugiye bataguma roge doda tugiye bataguma uyu mutaguma murakomeye oya tugomba kuvana iki kibazo gicitse rwose mbonye muri kwesurana ikibazo mbonye muri kwesurana rero muri kwesurana muresura bari batwishe abantu bari nabo harbaragura umuntu uzikigira imbaraga oya imbaraga ariko nubwo turi gusaza bwose ntabwo umuntu yananirwa kwihagarara zira mbaraga si n'iz'ibiryo n'iz'amafaranga zira mbaraga imbaraga gusa nuko yadutunguye ariko si adutunguye buriya rurarurungu rwanyu mwarureze ariko se mwagiye mukingura urujyaga bahagaragara umuntu yinjira mu rugo rw'akamera nk'uri kwinjira ahantu hatari umugabo mujye mukingura amarembo yose kandi wasanga nta n'ikintu bakoze Veronica karame ariko se muhennye mu biki hirya uzi ko imirimo igiye kuzayinca nkaho nta mugore mfite mu rugo ariko se gutwita niko ariko uruze none rwakorewe muri minsi gutwita ni ukuvuga ko uzajya wirwa uryamye nta n'akazi ni umutwaro w'ibikenyeri wakoze wakoze iki agatotsi kakanyije aguruka umuhobere ngwino mpagurutse nabusha umugongo se ndafite n'amashango n'ibihore ubu se umuntu wahoze ariko akomeza zino myenda no kuzana ko ntazanjye ndi kurebamo kutamisi nafize ibyoroshe nisarera abera cyane aguruka yego Kiko riri mwiza no kuri umwana witu niko icyane Aisha ariko ibi biharya byitaga ngukira nkore kandi nzana ikirago babitaga nguki akabizu yego nago rwasakindi aho biraryoshye biraryoshye biki uzari wama segera rwo cyakora umugore wa mbere umunyacyaro segena rwo bari gagiye gusaza n'umusirimu umugore wa mbere gatamaga kabisa wakamubwira urarungu rero rwakuriye n'urunyamugi kandi muzi ko mu mujyi niyo ibirara byinshi bikunze kwibera bakanywa ibyo biyobyabwenge n'ibiki byose bakigira birara gutyo bakarara mu biraro n'ibiki byose uza hano rwari rukubatsira gukubita ni mu matwi ndashaka gukubitira mu ciki yewe cha kigiye kukumugaza ora mwihorere nace kuntu yarangejeje kumbambaza kuzana igikuta ariko rero urano kuvuga mu bigaragara byose uriya muhungu afite shingiro
afite ashingiye ari gushingira ku kirere umva mwana ishingira ari gushingiraho ni irihe dore katuganire nk'abantu b'abagabo ahubwo ruka amumbira ishingira ujya ganira na mukuru koko we wenda yawe ameze kumenya ibisambo byose arabizi dore ko ari n'umusherishe bareka mugira inama subizi ko anje usheshe ndabizi sinje usheshe nabivuga nugura mwana kadutangira sinyongo bezemo gace tugura handi oya ariko rero ahubwo dore oya itonde ahubwo dore sekuru kuvagira mu mabengara wazabura n'iyumvira ubuyobozi doragiye kuja mu buyobozi kandi buriya hari ukuntu bagira ico bita gapfukamatama gapfukamatama n'umuyobozi yaje kuza karumirada oya basi namenyo ningana kumana nkore ibi bintu nkore hajya mu byitwa agapusi none si izi nkweto zanjye ko zamaze kugira ziramvunnye nirwa nambaye inkweto zimwe inkweto zanjye ziri zamuye ariko uhenya mu bicyo ngiye usha ariko nzanira inkweto zanjye hano zifunguye inkweto zifunguye zana inkweto zanjye mwese mugore ngeze hano nanarushe kandi bwese kubasangana cyane bagufashe bakwakira enda kurura vana cyari kinari mu nkono vana mu iwawe nayo guhozwa dore ariko nawe izi poto zasigaye ziri guhunya zijana mu nzu guhunya igira imbaraga kandi njye wazitagaho si uzarebe ko muzanazoza birimo arimo gusa mwese mugore y'amakuru cyane nawe wagushikira no kuri kwimana umva re ibyo sibyo bihutira ibyo ntabyo bihutira kamubwire icyo nzi natekereza nuko ufite amafaranga nta kuri kutagira ubundi mugerwa ngo amatama masa ntabwo asabira nk'igisigara shaka inkora bavuze kirasi kirakora he yarakora he sinye twe dufite amafaranga ariko kamuze kubwira amafaranga ibintu byacu bikagenda bera amafaranga zibavuga kuyatanga none bagiraga bate hari ingingo buriya suguguha amafaranga sugutanga amafaranga gusa uramutse uyatanze ingingo ikagufata baragufunga kandi na y'amafaranga ukayatanga oya ingingo yo ndayifite uzi ingingo ya 950 uzi ukivuga uri mu makosa nta makosa mfite rwose kandi dore ariko sikamubaza mfite amakosa uramurima ejo bundi ko ari wowe ushoreshereye ntawugurisha iyo mana ufite icyangombwa gwari kugura wari kugura kinyanditse wari cyana gifite icyangombwa rwibazira bari wafashe amafaranga umuntu wafashe amafaranga ibyo byose uri kuvuga ni ubusereka tugarutse hano tuje kugira icyo tuganira abo nabo leta irabakurikirana ngo bageza gute ababaruje ibitari ibyabo ahubwo dore nje narinza no kukugira inama iyo nama yawe rero rwibase wangiriye inama nyinshi ariko iyo uri kubyumva iyo umunsi wandamana nayo umva mubwire cisha make batugira ndamana nayo itekereza bwira umugabo wawe dore na ceceka hari uko tuziranye tugira inama singutabaye imbavu ziba zivunagura barazivunaguje hari n'icupa nguriye hano cyangwa ugure icupa simwitangiye amatwi bagiye ushaka mu ugure kuyarimbura cyangwa ugure icupa nta cupa ni icupa si icupa umugabo unywa k'icupa urugo nandukuru wahira si kuba nataye abana mu rugo mwaza kugukiza ariko nanjye nagukiza bibaye ngombwa dore umva rukambare wakwana n'amagara yawe amagara yawe gakuranira naka tugira inama ubundi intambara mu bihe cy'intambara yaraye ejo ndimo ngenda nahuye na wa mwishwa wanjye egera hano ngenda kwifatira nyumva ejo ndimo ntembera ndi kujira hirya kukabaya kureba bya bigori nahuye na wa mwishwa wanjye arambwira ngo umushiki wanjye yarabuze sheri kugira ukumbwira inkuru zo guca umugongo gusa ngo urarangaye neza kubayemo nyine mushiki wanjye kankindi yarabuze
kandi uko nabyumvishe ukuntu yambwiye yarambwiye ngo yabuze ngo hari hamaze ikibazo iwabo cy'intonganya za wa mukobwa uramuhungu yashaka kuzana nyine baramwishwa wanjye ngo ni barize nahise nkeka rero ko bashobora kuba baramuhanyije mu rugo nk'umuntu nyakamwe nayo natumye yarumagarabiye bagahita bamwibumwa hakava mu rugo akomuga tigira imbaraga ngo nimba ari umwishwa wawe Rivisi wagiye gusohoza ngo kwa papa Rindi ibyo byatumye agenda ariko rero nabyo biri mu rujijo ngo yabuze ngo agiye mu bukwe umuntu ajya mu bukwe niba ari wowe warongowe niba bose baramujyanye mu modoka bakamurenza iwabo niba ze byaragenze bite niba yarishwe n'abagize ba nabi ntihago mbizi niba uko byagenze ubwo iwabo mu rugo bwo hano hari ikibazo ngero ne nabwe Rivisi nazabwire uriya nyine muramu wanjye azamubwira ze hanyuma tukiganiraho turi kuntu twatanga n'amatangazo kuri radio none si ikibazo nigire n'umujya mutera ubwo nje nandi kureba ubugiye inama n'umugore wawe uriya mudugudu ntabwo ari umuntu mubi iyo wamugezeho mwamushatse ibihumbi ijana tugapfuka amatama n'amatwi ga mudugudu uriya mwana agiye kumwongorera byamuzimirizaho umuriro da byari ibyo byose nta kibazo kitagira ibihumbi 100 muri miliyoni 5 urabuhoye bibase reka mubwire nta kibazo kitabonerwa igisubizo cyo ntakikwemereye ariko rero kandi kubaho nta ngingo mfite nicyo ntari kwemera Uyo nta ngingo ingingo siyo y'amafaranga ingingo nayo tukamukaje nyine bibara unase ukavuga gutamo nta ngingo mfite kandi uzi ko mfite amafaranga sisani niyo ereka nanje narinde kugira ngo ugire bigire oya amafaranga tugomba nyine maze nikura mu menyo y'abase niyo rukamba ushoboye kwireba bakagana kugerayo uzi kwiruka barakukubonye mu rukamba yari ibintu by'umwana uzi wajura mwera muyeka uzi ko nje ndi umusharisheri oya uri umusharisheri kwibasira uzi yuko wanadusharashereye umurima wacu ugahita gukura uko biri genda kose tugireyo kwa mudugudu icyondo nta mugabo uzaza kudusubiza uri kumva amafaranga tubaje nta mugabo umwe turabizi nadeneza icyo cyo ndacyemeye nta mugabo umwe tugiye tutayajanye subwo byagenda gute twamubwira ngo genge mudugudu uko biri kose nta mugabo umwe sinana muhinduka mu telefone ufite telefone ntabwo bose bafite telefone ni ikibazo ariko nje ukuntu ndi kubyumva ntabwo nzi nimba ariko wowe uri kubyumva umuntu yabuze agiye mu bukwe umugabo we ntiyahamagara umusaza w'umugore we iryo si ikosa rya mbere bakoze ugomba kubakurikirana bikiri maguru mashasha icya kabiri iyo ngegera ngo ni umwishwa wawe uri kubivuga hiki kubura kwa nyina se kubura kwa nyina unyuziriza naho ubwo nawe uri kurya imisigati papa komana ko koko umwana utagira ko mu mutwe uruzura n'ukuri kwibana uruzura mu mutwe iki kibindi cyanjye se kijyanye he undebere do iki kibindi cyarapfumutse undebere cyarapfumutse ibyo birakureba se nzajya kugihomesha nzakijyanira ruguru ku ishamba bazagihoma iki kibindi ngo nje kugitesheshamo imbere oya kihorera gisubiza utakimena usita ukakiberera kumena nka iki kibindi nagihawe na nyogokuru kandi iki kibindi buriya ni rero cyapfumutse kihorere cyane iriya ikibindi kuturogoya kandi usigora mworo ikibindi cyanje nutagifata neza kandi sawa iki cyagusimbura ariko nanyikuzanye ngo kirebe iki nyine kireke nzajya kugihomesha urukona ntarakenyeraga musuru ariko uzantuma kijanira hirya ndagutuma kugira ngo yarye ariko harya mu mwarangavuye ejo bundi nibambwiye ko ibyo ibishimbo yaguze telefone ntabi wambwiye ngo iki nibambwiye ko ibyo ibishimbo kandi sha mwabyana nanjye nirinde wabimbwiye ariko sha none umwana yagutwara nkumva tu yavutse imyenda ziri kunkwira du do nakunda icyo turagikemura ngo akanyenyeri rwose oya dore ngiyi telefone akanyenyeri karakoraga mu kaguruguru
mbona message ngezeho natwe tugende bose message murayibona icyo kihorere mu byo tugomba gukora nicyo cyambere amafaranga none waje imbere y'umuntu bwebwe nta mafaranga kandi rero Rukamba twakoranye byiza twakoranye Rukamba ntabwo muzi ko ari inyangamugayo umva ni inyangamugayo nta kintu ariko usibye umwana ushaka kunsabya no kumarawe ariko sinona mugihe bambura ko Zimbabwe ni nkabona ndasohoka Oya, mu Tonde. ariko buriya Itonde, kazi ariko uyu umukuye Kataremo. uyu umukuye urakoze udakoreraga umukuye rero twatumenyera ngo niwe doroni bavuze nziraga mu bicu iyi ni nka marayika murinda uranda ringurindiye akagatwe iyo nama akagatwe kuko niko kazima iyo nama dore naho ibindi byose byaramugaye turengwe umuryango wakanze akanyenyeri kugira ngo rwose rwibasira suzi ko ibintu tubikurikira ni ukuri besara coramuka ikibiku ibintu byawe ngiye kubikurikiranya mwaje mbarenzire yesi wumva njye kandi nsigaye nawe buratonora udutonore dore mwaje mbaherekeze nkamuda yaza gukura bazara rwibasira cyari kimuhera weje iyo hatabaye biba biramwe ibiyobyabwenge nawe ntabwo ari abantu bazima ntabwo ari bazima rwose ntabwo ari bazima ariko nabiri uza ahantu nyifungiye kizaba kirahumeka kabiri ku munsi cyihorere mu byo ngomba kwiga ahubwo buriya ngiye gufata ingamba zikakaye oya ugomba nagufataga nk'umwana wanjye ariko none ubyahimbe kubundi kiriya gihungu wakivana iwawe byihorere nicyo ndabizi ndamutinya ariko byihorere sha mwana rero narusha gusa ubu ntabwo inzara irakwica nese ko mutatetse abana babiri hano ubwoko nawe iyo bapangira se bagateka sinaha nzamuheza ino myenda ngo zifure ukimara kugenda nese mfata imbasi ndafura ndangije napfuye inzara ntabwo iranyica tuvugisha ukuri nutanyiteho nk'umugore nashatse nzitabaho nandi n'abana ashaka ariko nawe ukunda urukundo ntikunze nimba njyewe ntari narya wenda njyewe ndi ku bihugu none ubu kuva bwacu nta kintu na kimwe uwo mwana rero ntabwo azasimbura sakindi uwo mwana ni uwa sakindi ntabwo ari sakindi twite uwo mwana ntagomba kugutegeka umusakindi abwirirwa urumva niko ndi kuja mu kiko n'ingaruka karuka nyine ujye upanga ujye ubwira gatesi zamuyashaka inkwi gatesi ajye kumushiga akoranye kuva saa 3 n'igice ndi kubabwira ngo nibateke na n'isaha bikaba bitarujya ndabashyira ku ngoyi barambura ariko bahi bazanye ubwatsi bw'inka ubwatsi bwo sinzi yo yari yagiye yarabuzanye ariko yabuzanye usaba hera yaheze ntacu oshe ndabikunda ikibazo dore Veronica rwose mfite no muri iyi minsi igihe ari gikomeye cyane kandi kinkomeranye ubu naguzanye n'umugore wanjye none ngo uruguhugwa n'umugabo kuko uzi yuko nzagenda ubaka urugo gute none katarinje awe nyine ujye urihangana uhumirize ariko tugira ikintu twakora ese kinini cyo umuntu udafite umugore ariko burandi kumva nayo ushaka ngo ivemo kumva icyambere cyo njyewe n'ukuntu ndi kumva mu mubiri mfite sinzi nimba yaba ari n'inda gusa niba ari uko urwara rero nkujyana kwa muganga kari weho bizi si ko umugore wawe yagutwitiraga mu maso none se ubundi kari wari ukwiyumva wakwimva ukomeze hanyuma Yarakaje we karame Rukamba mbese yariko iyi nama abagabo batugiriye inama yariyo urukumva iyi nama oya nibyo birashoboka ariko narakubwiye ngo wa mugabo we kiracyana tucice wabwiye ngo iki ugira ngo nje ibitekerezo bitangiye guhinduka oya wambwiye ngo iki wavuze ngo ni wakwimera amaraso ndakubwira ngo tumwice tumukureho aho kugira ngo amena yanjye namenaye aha iyo nama aho kugira ngo amena yanjye namenaye nabi ibintu nabyihangana ugaruye agatima jewe nako kanya oya umuti wo byose turabyiga ariko reka tubanze dukemura ikibazo neza mu buryo bwiza reka dutekere turebe ikigomba kubanza bari abagabo dore bari baje kutugira inama dore bwibasira uzikagira umuntu inama nzima ntabwo ari amafaranga ngo mumbwa guriya mushinga twe tugiye gukora twagambika bose tukagatanga ariko tukaba mu mutuzo twaba mu mutuzo pe
oya iyo nama yo ndayitekerezaho neza. yitekerezeho ubu turi mu rugo turi kuganira Ariko- yitekerezeho pe Icyo- gari amafaranga gose ntacyo gaba gatumariye turi mu mahanga icyo twayatanga ntekereza tuza nyine icyo ntekereza ntabwo yamvana muri iyi nzu ngo byemere, ntabwo yamvana muri ibi bitungo bishoboka. Ngomba gukora iyo bwabaga, ngomba gukora iyo bwabaga. ntabwo nayiva n'inzu nje namwica narakubwiye Ndakwereka uko tubigenza. wamaze umwaka gumwe Ndakwereka ko tubigenza. ntiwabyemeye ngo ntiwakwimena amaraso reka narakubwiye ubugoryi bwawe nutemera ndagusiga muri iyi nzu ujye umva bakwica ndagenda iwacu ahubwo reka turebe icyo dukora icyo kunsiga mu rugo njyenyine ntabwo nacyemera. none ko mbakubwiye ibintu ntuhitemo Oya iyo nama kwemera. ndi kukubwira ngo iyo nama yo turayikurikirana, ntabwo aho kugira ngo nicaye ntabwo nicaye bikorana. Kani bo haca ariko nzakomeza nihangane ariko reka nkwereke dore ugira ubyare vuba kubaho nta mugore kandi bicyari umufite birandambi ugira ubyare vuba ngero ugeni banera umugore ntabwo uri kundeba hariya hasize amizana ntacu ibyo reka tubyorere mbona nawe twaje mu nzu tuka ikibazo mubwira ko umuntu arahugwagwa n'umugabo aho turugera mu gitanda ngo ndi kukunukira twagera mu nzu ngo urukumva ngo ubu se agenda kunuka ku buryo ngo nta kwegera ntabwo ndaje kuza ni ikibazo cyo turubaje numva ndagukeneye ariko twamara kubona nango ndi kukunukira ibyo nibi ubu nakwirira ni kigore hanze cyasamye cyarangaye nkaba ndagihombanyije sheri maje kwemera ibyo uzakora byose nzabyakira ibyo nzakora uzabyakira yego urakoze kuntanga nuko uri kwimara urakoze kuntanga ibintu ntashoboye ntunagira utabure baza abantu bakuze numara kubaza abantu bakuze ujya urarya ibishyimbo ngo bibisi igishimbo kibisi iyo umuntu akimize ngo ntabwo yongera agakuru kandi ngo no gushaka umugabo mushaka mbese nigendere ubu nava mu mariki kandi n'umutwaro w'ibikenyeri ariko si ubundi nta biryo ntaho ugwa ubwo umugongo koko ahita data sheri reba wajyana imigise njye mu ibyo mu rugo nye biri kundambere sinzi ibyari ndagira ngo asanga uko mwajyanamo Karambere. kandi mbasange mbakunda umwesoma sheri songa ayinda ntizavamo wagira ngo watwaye perezida ha tahuta waguruka ahura ujyane mu nzu ukundembera waguruka kumbabaza mu mabere ngo haguruka nyine haguruka ndahagera gutya gira gutya batugenda ambara uje b'inkweto rero ushaka n'ibirato byawe uko ndi kubona ntabwo bwabyibushe ndabizi ikiri kubitera mwihangane ariko rero hari igihe umuntu atwite bikamera ukuboko nyine n'ubu ujya ubyihanganira n'ubu twabigenza gute nuko bigatimbura nka gutya bikangana oya numara kubyara uzamera neza ahantu hantu byihangane amatsiko yanjye azashira